hari ukuntu nyine umuntu ashaka kubwira ngo ubigenze ukundi kuntu kuri dikiwe umva ntabwo wabishobora ukahita ubikansoringa ukabireka none ko mba nyine ibyishimo se nawe kaba afite gahunda yo kubima gusa urumva naba ngiye kumwishyuza iki biberekera inyuma se gute wazaje tukajyana ahantu hiherereye ubundi tukabikora nose ari cyo byawe bitwaye marebe neza si cyamerekane ni hano Yellow, this is Karma TV Rwanda. Uyu munsi tubafitiye umukobwa kuri kamera. Umeze bite se? ni sawa Dore tugusanze mu rugo warugiye sinzi nawe warugiye. nanjye kujya gusura inshuti zanjye watangira wibwira abantu bagukurikiye kuri kamera hariya. Televiziyo nisanzwe ni Karma TV Rwanda. nitwa Mutoni Sandrine ni igikondo niho mu rugo niho nakuriye hasi tugusanze ni mu rugo ni muri famille hano ni mu rugo Sandrine tuye igikondo igikondo kuri merezi ya kabiri inyenyeri merezi kabiri Sandrine ndabona nta kibazo ufite ntarebe kabisa ubuzima bwa corona bumeze bute sha nkuko mubibona nyine ni danje ako nta kibazo turabimenye tumaze kubimenyera twarabyakiriye corona ese urabona yatuzanye wa mugana utuntu twinshi baradufunze bagize ute muri iyo minsi bari baradufunze wari ubayeho gute wakoraga gute umva nari mbayeho nyine nkuko uri kubibona usaba ntacyo mbaye nta kintu wahindutse kareka nta kintu ubaye nta na kimwe rwose wavuga ko uri umukobwa mwiza na bwawe wese mwakoze nawe urabizi ko uri umukobwa mwiza oya ntabwo uri mwiza abakobwa benshi beza batuye mu Rwanda ni benshi nyine ngewe nibisanzwe nkuko nawe ndi kukubona nawe uri umusore mwiza none umite nirye Sandrine ubuzima busanzwe ubayeho ute nawe urabibona nutsanze mu rugo ni ukubyuka umuntu akora imirimo yo mu rugo wabona umwanya nyine akajya muri siporo akajya gusura nk'inshuti n'ubwo sinzi nyine nuko bimeze sinzi ukundi kuntu nabivuga good Sandrine harya ufite umugabo hano ni mu rugo njye nakojiye mu rugo ni mu rugo kavukire ni mu rugo kavukire ntabwo nari nashaka ntabwo wari washaka Sandrine ufite imyaka ingahe ufite imyaka 23 Sandrine se akora iki muri rusange yibwira nk'abanyarwanda bose Sandrine akora iki akazi nkora njye nkorera abandi ntabwo nikorera ukora iki ukorera abandi njyewe nkora muri resitora ukoramo akahe kazi se muri resitora habamo utuzi twinshi habamo abateka nkora muri serivisi urimo urabahereza yego Sandrine mu gihe ukoze nko muri resitora igihe kingana gute nk'imyaka 5 Sandrine bajya baguha tipu urebye nka tipu y'amafaranga menshi waba warabonye ingana gute byose nabyo biri ngombwa ariko nabivuga umva amafaranga yose se ko batari menshi amafaranga ntabwo navuga ngo amenshi naya amake naya nyine nka tipu muri rusange waba warahawe ukavuga uti kabisa bamaye amafaranga aruta y'abandi nange umva ibyo ndumva nabitangaza ni ibanga ryanjye bwite muri rusange nk'akazi ka resitora kagira ibihe bibazo Sandrine ntabwo rwose mu kazi kose ntabwo kaburamo ibibazo
Sandrine se aracyari umukobwa yarabyaye? no urebye njyewe ndi umufemere mfite umwana imyaka 4. Ufite imyaka 23. Sandrine wageze vuba vuba. Ariko ntanira ibidani nibyo byiza. Ya Sandrine mu myaka 4 23 ndumva warabyaye ufite nko mu myaka 10 n'ingahe? Umva nyine byari danje sinzi ukuntu nabigutangariza. Byari danje ariko uko imyaka igenda ishira niko umuntu agenda nyine yiyakira. Wabyaye ufite imyaka 10? 17. 17 wana ni kera. Ko si wari ukiri umwana? Nanjye nyine byambayeho nanjye binunguye tu. Yagenze gute se nka story y'ukuntu waba waratwaye iyo nda y'uwo mwana? Ya ni story ndende, ni life yanjye sinzi ukuntu nabivuga. Nyine byaraje nanjye ndabyakira tu. Ndamubyara arakoze nta kibazo ndashima Imana kuko umwana wanjye mukujije. Wese uwo mwana wawe wabyaye nk'iyo nda uyitwara bwa mbere wahise utekereza iki ukibona ujye utwite? Mva byarancanze cyane. Byarancanze mu buzima nyine numva ni ibintu bidasanzwe bimbayeho. Kwiyakira nyine biva kure ariko bigera aho nyine ndiyakira. Igihe kigeze ndabyara. Sandrine utwara inda yari umugabo wa kangahe wari uhuye nawe? Byose ndari ngombwa ariko nabivuga. Shatse wanambwira pe. Oya ni ibanga ryanjye ry'ubuzima bwanjye. Ariko ari hejuru y'umwe n'umwe nose abaye ari umwe cyangwa barenze umwe. Urumva nabivuga. Ese Sandrine ko watewe inda ukiri umwana mu myaka 17 utari wageze imyaka y'ubukure. Ya umuntu waguteye inda ubwo ntabwo waba waragiye kumureka? Ntabwo yigize ngora kuko n'ubundi no muri uko kubyara nyine yaramfashije n'umwana yaramwimeye. Nta mpamvu yari gutuma njya kumureka kandi naramukundaga twarakundanaga. Ni muri abana ariko muteganya kubana? Ntabwo turi abana ariko nyine wenda Imana nibishaka tuzabijyamo. Sandrine uti ni story ndende. None se no mu buzima bwe busanzwe watubwiye ko ukora muri restaurant nk'umugabo wawe wenda gufasha iki ku mwana wawe nk'uko wavuze uti aramumfasha? Nko kwishyura ishuri ry'umwana akambaza uko umwana ameze nanjye nkamubwira nk'umubyeyi. Ibintu nk'ibyo nyine nk'umuntu wabyaranye n'umuntu bumvikanye urumva nta cyamubuza nyine kumubaza uko umwana ameze. Ese Sandrine ujya kumusura aho wajya kumusura mbere n'ubundi? Ntabwo yarukaye? Dore reka tubireke twe kubivugaho nta kibazo. Wishatse wanyibwirira kumusura se si ibintu bisanzwe? Yego ni ibintu bisanzwe ariko ntabwo njya nkunda kujyayo. Ariko ujyayo ibintu bisanzwe? Oya nkunda njyayo ahubwo ajya aje kureba umwana we tukaganira akagenda nanjye ngumira mu rugo n'umwana wanjye nta kibazo. Usanga hano mu rugo bisanzwe? Wow Sandrine ndumva ntari bikabisa. Umugabo wese murateganya ko mama wenda mwazarushinga ryari nk'umwana afite imyaka ingahe? Imana nibishaka nyine ikabijyamo dushobora kuzarushinga wenda nko mu myaka mike iri imbere. Ya Sandrine tuzi neza yuko abakobwa kenshi iyo imyaka yanyu irimo iragenda ikura bamwe mujya mugira n'akabazo gato kuko kumva ndashaje. Sandrine nk'ubu ndamutse nipakaye nkaza mfite akantu cyane ntabwo nahita mwitwarira? Umva erega icya mbere ni uko umuntu yabanza agakundana n'undi bikajya mu buryo
ubundi ibintu bikagenda neza. Nose ubwo mbaye ntagukunze urumva twete tubana gutyo. Bisaba yuko ubanza ukankunda. None ukunda umugabo wenyine mwabyaranye nawe mukundana? Ndamukunda kuko ni papa w'umwana wanjye. Kurusha uko wakunda n'undi muntu? Wenda nyuma byazaba ariko ndamukunda. Mbese niyicara avuga ngo isaha ku isaha nindamuka natwaye Sandrine azigira hano? Sandrine, ijambo ajya kubwira ukumva ari kuremya agatima ni nk'iriya? Akuntu nyine ajya amamagara akambaza ngo umwana ameze ate, mumeze neza, nkumva nyine biranyuze, karambwira ati ndabakunda mwese wowe n'umwana wanjye. Uwo wita umugabo wawe mutarashakana mwabyaranye aba hehe? Yitwa nde? Bamwita Ndahimana Salim. Iwabo nyine ni Gisenyi kavukire. Igisenyi? Nyine ni iwabo. Gisenyi ahitwa? Se ni ngombwa. None se muri rusange wabyaranye n'umugabo wumvaga wifuzaga kuva na kera ukiri umwana? Twabyaranye kuko nanamukundaga ariko nahoze mbikubwira. Mumaranye nk'imyaka ingahe kugira ngo mubyarane? Imyaka 5. Mukundana? Mu myaka 5 zimwe muryamanye nk'inshuro zingahe? Ntabwo ibyo ngibyo nabivuga kuko ni danje. Cyumva byanga bikunda cyane ubwa mbere byahise biba. Ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere. Ariko uwo munsi se kuki mwesemo cyane ubusanzwe mwajyaga mubikora ariko ntutware? Oya nuko ibyo twahisemo. Uwo munsi mwarabipanze muravuga muti reka tubyare. Ndumva byari bimeze neza Sandrine. Mwese n'urugero mujya kubipanga mwari muhereye kuki? Twari duhereye nyine kuntu twari tubanye, uburyo twari dukundanyemo rwose. Numvaga ko wenda uwo mwana tumugize nta kibazo cyaba kirimo ko twari tukiri batoya no kumurera nta kibazo, yari afite akazi nanjye mfite akazi, numvaga nta kintu bitwaye rwose. Mbese Sandrine, wewe wagize amahirwe urasaba bagusaba kuba mwabyara sibyo? Kugeza none aha wenda muri rusange ukavuga uti wenda nagombaga cyangwa yari yakwishije ko muzahita mubana? No, twabiganiriyeho. Sandrine, ko numva umwana mwiza. Nanjye nariko narabishakaga. Ubuse nk'undi wese ukunda wamuha umwana? Sandrine, neza ko wahisemo kubyara ukiri mutoya Sandrine? Nuko nyine ari byo nahisemo kuko numvaga mbishaka bikeneye nyine n'umwana kandi n'umugabo wanenda boyfriend wanjye twarakundanye namukundaga pe. Uwo munsi rero gutera inda ndashaka ko bimenya. Sandrine, hari nijoro hari kuba umva hari nijoro twishimye twari tuvuye ahantu wese Sandrine yari yansohokanye. byibura si bigeze nk'ahantu bagutereye inda utekereza iki? Nase urumva natekereza iki? Ni byinshi nyine ntabwo ari ngombwa yuko nabivuga. Sandrine, nk'intumbero yawe wumvaga wenda nk'umwana wawe azabaho gute mu gihe uzabyara? Numvaga yuko nk'umubyeyi wese nk'uko yatekereza, numvaga yuko umwana wanjye yabaho neza nk'uko mbyifuza, akiga kandi mu ishuri ryiza, akishyurirwa mituweli, ibintu nk'ibyo nyine by'uko umubyeyi wese yakwifuza umwana wiwe kubaho neza. Se niko bimeze ubu? Niko bimeze nta kibazo. Umwana we yiga ku kihe kigo? Yiga apakope. Apakope hehe?
Sandrine urababara ariko si cyane. ubabara hehe Sandrine? Ubabara ahantu hose cyane hehe Sandrine? aha ntago nahavuga nyine n'abantu babyaye nabo barahazi. Watubwira nkatwe tutari twanabyara cyangwa se ukabwira n'abandi bakobwa batari babyara ukabwira uti hari ahantu biba bikaze. Ntago ariko abantu bababara kimwe. Nyine wowe wababaraga cyane Sandrine? Njye nababaraga mu nda nkababara no mu mugongo nkumva ndi kubabara cyane. Bakubwiye ngo urabyaye umwana wahise ubaza iki cyambere? Nahise mbaza ngo mbyaye iki. Bakubwiye ko kubyaye? Bambwira ko mbyaye umukobwa. Byahise bigenda gute? Nahise numva nishimye. Niwe wari usanzwe ushaka bisanzwe? Umukobwa we wamwise? Namwise umukundwa Neri. Umukundwa Neri? Bisobanuye iki? Kuki wamwise umukundwa? Nuko yaje nyine numva mwishimiye mukunda. Mbese no mu rugo kuko uko yaje no mu rugo barabyishimiye. Barabikunze cyane. Mu rugo se wenda utwite ntago hari ibintu byinshi rimwe na rimwe ujya kumva ngo iyo umuntu yatwite ngo ahita areka ibiryo bimwe na bimwe ngo arashobora kuba byagenda gutya na gutya, hari byakunaniye? Birahari. Nko kurya inyama ntago numvaga mbikunda. Numvaga nshaka kurya, numvaga nshaka kwirira imyumbati, agatoki, umuceri n'utuboga nyine twa dodo. Nitwa rero uratwitiye cyane. None naratwariye utuntu bita indagara, twa tundi tuba mu munyu. Waraduhekenyaga se? Wabaga waraduhekenyaga? Naraduhekenyaga fo. Inda se y'amezi 9 yawe yagejeje umaze nko guhekenya nk'indagara zingana iki? Ntabwo nazibara. Ku munsi wahekenyaga zingana? Ku munsi naryaga nk'iza 500. Kuva mu mezi angahe Sandrine? Guhera mu mezi 7. Umugabo wawe yese yipevera kwishyura amezi 2 indagara? Ku munsi yishyuraga 500 y'indagara? Umugabo wasishyuraga cyangwa warakoraga icyo gihe wari ukigerageza gukora? Ni umuryango wanjye nyine. Umugabo wanjye ni ari umuryango wanjye kandi n'ahandi ni mu rugo nawe urabibona ni famille tu. Bakamenya 500 y'amezi 2. 500. Ariko ni na make. Ndebye ariko ntago n'ahantu utaha ntarebe rwose. Ni make. Ntago ari makeya. Sandrine, nk'amafaranga menshi utekereza wenda waba ukeneye nangana iki? Amafaranga menshi se? Umva n'ubundi umuntu akenera amafaranga, niyo nabona nayo menshi se ndamusashize n'ubundi nakenera n'andi. Ni amafaranga menshi abaho, nta n'amafaranga make abaho. Amafaranga amenshi wabona akakurangiriza ibibazo n'ayandi? Keretse ubu ngubu mbonye nka miliyoni nka 20. Wazikoresha iki Sandrine? Umva ikintu cya mbere nakora, nashaka ahantu nagura ikibanza nkubakamo inzu nkayibanamo n'umwana wanjye, nkava mu rugo kurabona hano ni mu rugo, tukajya kwibanira nyine. Umwana wanjye akiga ku kigo cyiza, nanjye nkabaho neza n'umwana wanjye. Ikigo cyiza bishatse kuvuga ngo apapeke bahita umwimura ako kanya ukamukuraho? Namujyana no kwiga wenda mu mahanga biba bishoboka. Hano mu mahanga se ngo mu mahanga ukajya kumenya nyine n'ubundi buzima bwo hanze y'igihugu. Ngo mu mahanga uteganya ko wumva wamujyana ufite ubushobozi yaba ari nka hehe? Gusa urumva navuga hehe handi atari muri Amerika. Hari umuryango se ugira muri Amerika? No, mfite inshuti gusa. Mfite inshuti gusa? Z'abahungu se z'abakobwa? Abahungu n'abakobwa. Bagiye gute se kuki mutajyanye? Bagiye nyine bajyanye n'imiryango yabo.
wumva nk'iherezo ryawe se nawe uzajyayo cyangwa ubona nta cyizere? simbizi, Imana niyo nkuru nawamenya. Ya Sandrine, wenda nk'ubuzima busanzwe bundi, Sandrine urasenga? Yego. Sengera muri idini? Nsengera mu bakatolike. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Sandrine ubuze ishapure? Yego, ndayizi. Yego. Iyibukiro rya gatatu mu yo kwishima niri? Umva, basi reka twe kuvuga ku bintu bijyanye n'Imana, tube tubyihoreye, tubikansoringe. Ntabwo kubikansoringa. Bagerageza tubwire. Sandrine, ntabwo nshaka kubivuga. Ntabwo ushaka kubivuga cyane iby'Imana. Sandrine, nk'ubuzima barahuye nabwo bubi n'ubuhe? Bwaramubabaje n'uyu munsi akaba yumva kimutekereza. Ubuzima bubi nabayemo byinshi. Sandrine, se nabwo ni ngombwa ngo mbivuge? byiza cyane, bituma hari abantu bamwe na bamwe bahita bumva hari abo muhuje ubuzima, uburyo ibyo bibazo babyikuyemo nabo bikaba ngombwa ko babyikuramo. Njye nabayeho mu buzima bubi, yego, ariko ubu ngubu ukomeze ntabwo mba numva nakongera kubitekerezaho cyane. Ndumva nashaka kubivuga ko hari mudu bita bunjyanamo kandi ntabyo watubwiraho ntabwo bituma hari n'abandi bantu bakeneye kumenya ubwo buzima ku buryo kibamenya n'uburyo kibanabyikuramo rwose byoroshye. Yego, nyine mfite imyaka 12, 13, hari ahantu nyine nabaye binyigisha nyine ubundi buzima, ariko byari danje. Sandrine, ni hatari. mbwiraho nta kibazo reka. Wapi, ndumva nashaka kubivugaho. Sandrine, seri ushatse watubwiraho nta kibazo. Ntabwo ari ibintu biba bigoye reka. Ni ibintu byo kubanza nyine umuntu akabanza akabyibuka neza. Hari igihe naba nibuka dukeya nkabyica, kandi ntabwo nshaka kuvuga ibitari byo. Nta kibazo, reka tube tuvuga ibindi mukanya urabimbwira, sibyo? Nta kibazo. Dukomeze. Sandrine, bwa mbere ubusugi bwawe uba butaye ryari? Si ubu koko naba mbyibuka neza, imyaka iciyeho ni myinshi. Njyewe nataye ubusugi bwanjye mfite imyaka mbese 17. None ni wa mutipe watubwiye kare imanukira. Yego. Ubwa mbere na mbere ubuta byagenze gute Sandrine? Ni story rwose ndo. Umva, ni story ndende. Byagenze gute? Nanjye nyine byabaye nk'ibintu bitunguranye, ariko shiduka byabaye. Byagenze gute nyine uwo munsi? Usubira kugira ko byagenze gute? Nari ndi kumwe n'umukunzi wanjye, tuva ahantu turataha, yari afite aho atuye nyine, naho nanjye namusanze, birangira nyine bibaye. Uwo munsi waraye bimeze gute? Wumva bimeze gute? Numvaga nyine hari ibindi bintu bihindutse mu mubiri wanjye. Nakutese Sandrine, reka tubwire. Ese ni ngombwa ngo mbivuge? Sandrine, ushobora kuba uri umunyamabanga ku rwego ruri hejuru cyane. None se wenda n'urugero n'uwo munsi navuze uti ntabwo ari ngombwa ko mbivuga, ariko mu by'ukuri hari ikintu cyaragendutse mu buzima bwawe. Ese n'urugero kwanza nta kibazo tubyoroshye, wenda ubusugi ni ikihe kintu cyose kikwereka yuko hari ikintu gihindutse muri ako kanya?
nahise numva nazi ukuntu nyine mbaye nyine bukeye nabonye ibintu numva nyine birantunguye tu umeze gute se ese mbivuge wapi nawe nshaka kubivuga bwa mbere utabwa busugi byari bimeze gute byabaye nyine ari ibintu bitunguranye ariko gusa nanjye nabishakaga nari nabigizemo uruhare numvaga nshaka kugerageza nk'uko bimeze wumvise bimeze gute se mwana numvishije ari ibintu bidasanzwe biryoshye se bibishye nari kubireka numvise biryoshye cyane uwo munsi watashye wumva umeze ute natashye nanjye numva nazi ukuntu umeze nk'iyo umukobwa ataye ubusugi bigenda gute muri we abyiyumva urababara nyine urabanza ukababara urababara pe ariko nyine uko ugenda umenyera gake gake niko ugenda wumva uburyohe ibyo gukora bidasanzwe umuntu amenyera amaze nko gukora nka kangahe nka gatatu umunsi umwe se cyangwa nk'iminsi umunsi umwe nyine murabanza mukabikansoringa undi munsi wenda ugacaho n'uwa kabiri n'uwa gatatu noneho uzi ubwa gatatu iyo usubiyeho cyangwa ubwa kane ntabwo biba byoroshye ni ukuri ku munsi wa gatatu hariho byataye umva byari hatari muri rusange nyine wenda umaze nko kuryamana n'abatipe nk'abangahe tica ntabwo nabibara urenze nk'umutipe wabikoze neza cyane ntiwambyaje kuko nawe nahisemo kubyarira yabikoze ate so munsi byari romantike kandi naranamukundaga numvaga ari byiza ni urugero nk'uko uvuze uti ibintu benshi barenze umwe sibyo wenda wumva nk'ubikora neza cyane ababikora nka gute tu keretse nyine hagize uwagerageza nk'uko nawe yabikoze ni nka gute ubu dukopeze n'abandi bakopeze si ubu nabivuga yagiraga gutya akagira gutya ubwo se nabyo nabivuga buriya ra se nahera yembe ivuga kuko ndumva ntabyo navuga Sandrine yihariye kuki ni ikihe kintu yihariyeho cyane cyane muri kariya kazi azi gutanga keya ari ahantu nyine akora sizi ko hari n'undi nyine yahakora akumva ni byiza ako nyine ku ruhare rwanjye araho yankoze numva ni byiza dufatiraho nyine turakomeza ni nka hese Sandrine ubuse mavuge ntabwo ari ibintu bigoye reka ni ikinyarwanda byose ndumva biri kungora kugora baratubwira uti ngana ahangaha yakoze kalisa mavuge se yakoze ahantu nyine hatatu ahubwo ndumva wowe ntafite henshi reka mvuge hamwe basi yakoze iburyo yakoze iburyo yesi iburyo uhereye hariya hirya bwari iburyo bwahe ubwo nyine aho ndi burebe ubwo n'abandi nyine bari kureba barabyibwira ntabwo baharebye neza marebe neza si cyamenekane yaherekanye ni hano kore ntari ntabwo ari ibintu bigoye cyangwa akore hose hakore ntari ni hano mbere ni hano ahandi ni hano ahandi gatatu ni hano aho ngaho umuntu yahageze iwawe byaba bimeze neza byaba ari sawa Sandrine ko numva utanze fomire no si ikibazo wa mutipe ubwo niwe muntu wakomeje wenyine mu mateka
sha niwe muntu wanyemeje mu mateka. Abajama benshi bakunda abakobwa ngo banyare iyo bari mu mibonano mpuzabitsina uranyara Babigenza gute? ngo banyara tunga bari mu mibonano mpuzabitsina uranyara Nanjye nanyara mbonye unyaza. Sandrine banyaza bati Ngo banyaza bati nese ubwo ngo wazaje nkabikwereka mbere yuko bimbaza. ariko wanabitwereka ntabwo ari n'ibintu Ntago nabyerekana hano. ndabishatse se si ukutwerekera inyuma gutya si Biberekera inyuma se gute wazaje tukajyana ahantu hiherereye ubundi tukabikora. Nese ari cyo byawe bitwaye. harya hari Sandrine Ushaka ryari? Ushaka ryari? n'ubu ngubu ntareba indi leta N'ubu ngubu reka turangize gukora interview ubundi twikomereze. na kamera irabihari hafi aho ngaho Nose kamera ni ngombwa? Ni ibintu byo mu ibanga twihishe. Sandrine watubwiye uti ndamutse mbonye miliyoni 20 ebana naba nishe umuzungu nawe ameze neza akazi kanye kaba kagenda neza. Sandrine biramutse bibaye ngombwa ko nk'umuntu akubwira ngo ujye gukina porono aguhe miliyoni 20 wayikina Ko numva bingoye. Sinzi ko nabibasha. Ko nabibasha. Ariko wenda bibaye nka miliyoni 100 nabikora. miliyoni 100 bwonyine ese Sandrine ubu se hari umugabo wari wakurongora cyangwa se mwari mwakorana imibonano mpuzabitsina mu rurimi rusanzwe rw'abanyarwanda akaba yaguhereza amafaranga ageze kuri ayo ngayo biratandukanye ariko kuryamana no kujya imbere y'abantu kuri public ni ibintu bitandukanye sibyo ubwo nyine urabyumva kuri public y'abantu bose n'isi yose yabireba ubwo ubundi ko n'ubundi watubwiye uti nta mafaranga menshi abaho miliyoni 100 zo cyangwa yaba ari nka kontra y'igihe cyose cy'imyaka yawe no ntabwo byaba ari nka kontra y'imyaka yanjye yose twakumvikana nyine none urumva ntaba nagiye mu kazi nyine kandi kadasanzwe Sandrine none se muri rusange nko ku mugabo nko wavuze uti ni benshi nko ku mugabo wa 20 byari bimeze gute ku mugabo wa 20 numvaga nyine ari ibintu numva nazi ko bimeze nanjye byaranunguraga Sandrine hari ibintu byinshi wagiye umisha we hari ibintu byinshi wamisha Sandrine nk'iyo umukobwa ataye ubusugi bigenda gute ubundi ubibonera he we ku giti kiwe ni ubizi n'uwo baba babikoranye ni ubimenya umureba mu muhanda se wamenya ko uriya mukobwa ari isugi cyangwa atari isugi wabimenya gute abimenya ate iyo byamubayeho nyine arabimenya gutegera kubugira ngo ndamushiki wanjye naramukataye n'ubusugi wenda azamenye ngo yabutaye kugira ngo wowe uzabimenye wabimenye agomba kubimenya kuko n'ubundi ni ibintu biba byamubayeho n'abizi neza yuko ari byo ko byabaye iki kimenyetso kigaragara iyo umuntu ataye ubusugi kuri we kurande bwa mbere nyine iyo ugiye kubikora uri isugi uryamanye n'umuntu mwiga wawe uva amaraso mu gitsina kandi n'iyo ari kubikora muri kubikora nyine iyo utaramenyera urababara aba yinjizamo ubabara ariko nyine iyo umaze kumenyera nyine muri ako kanya ubabara uva n'amaraso iyo wamenyereye nyine uba wumva uri mu yindi si utazi nawe utamenya Sandrine watwereka igihe urimo kubikora ukuntu uba umeze ntabwo ibyo ngibyo nabigaragaza ntabwo rwose nabishobora kubigaragaza keretse nyine umaye example hari uburyo tuba dufiringa ibintu iyo umuntu yasinze aba arimo aragenda agwirirana iyo umuntu arimo arasomana bigenda gutya iyo byagenze gute wenda wowe umeze nk'igiti keretse ndi kumwe n'undi muntu ngwino nyine tubigaragaze kugira ngo ubyemere tubigaragaze ngagutegeka nose kweri koko nkawe turi kumwe ariko ubu ngubu turimo turabivuga ku magambo turimo turabikora nibwo wagira ikintu bifatika
turi kubishyira mu bikorwa. Sandrine wigeze na rimwe wakora imibonano mpuzabitsina ukishyurwa? No, ntabwo nari nabigerageza ngo nishyuze umuntu. None ko mba nkeneye ibyishimo se nawe kaba afite gahunda yo kubima, gusa urumva naba ngiye kumwishyuza iki? Igitsina ntacyo namwishyuza. Wadayi. Mbese ibintu byose ni free? No, ntabwo ibintu byose biba ari free for free. No, biterwa n'umuntu uwo ari we, nkuko muba mwumva mushaka kubigenza. We nyine ku bushake bwiwe avuga ati wanshimishije, kandi akavuga ati uyu muntu ni umuntu wanjye, reka basingira icyo mugenera. Ubwo nyine uramutse ugiye mu bintu byo kuvuga ngo ugiye kwishyuza, uba ugiye mu yindi parite. Ubwo nyine uba ugiye mu ndaya, uri indaya. Bamaze kuba indaya. Ese indaya iki uvuze ijambo ry'indaya? Hano gutya iyo uvuze ijambo indaya ubundi ni nk'umukobwa umeze gute Sandrine? Indaya ni umukobwa uhura n'umugabo, umugabo akaza akamubaza ati ndaguha angahe, indaya nayo igatanga ibiciro. Indaya n'ucuruza igitsina. Ugitangira ubuntu ntabwo ari indaya. Ugitangira ubuntu se ko ari Imana yamuhereye ku buntu, yakimuhereje kugira ngo akishyuze abagabo. Ni ngombwa se? Ni ngombwa kukishyuza. No. Mbese Sandrine nk'umuntu waguhaye gatipu keza rwose ukavuga uti yewe nanjye nshobora kuba ndakoze akazi neza, yaguhaye angahe Sandrine? Se ni ngombwa ngo nyavuge? Umuntu wambaye agatipu keza cyane nkumva nanishimye ni umuntu wamirije 50,000. 50,000 wari wamukoreye iki ngiki? Nanemuhaye serivisi nziza nk'uko abyifuza, nanjye nkihera agatipu ka 50,000 ndikomeretse. Wita wibarukira? Nditwikira, ndimanukira. Bari bamuhaye bitandukanye se n'abandi bose uko wari usanzwe? No, wasanga uwo muntu nyine hari ukundi kuntu wenda yari yabitekereje, ahitamo nyine kunkorera ibyo bintu. Mbese mwamaranye nk'amasaha angahe? Ntabwo ari menshi, ni amasaha 2. Amasaha 2? Ubwo mwari mugeze nk'ishyiro mwari mwahari cyangwa mwari mwagezeho muragaruka? Twari tugeze nk'icyangugu. Mwari mwagiye gutyo nta kugaruka? No. Twagiye ko ari umukuzi, ko ari umuntu mukuru. Arangije mu gakangahe? Ngo? Arangije mu gakangahe mu masaha? Nari ndangije mu gakangahe mu masaha? 2. Kubasha abantu. Mbese Sandrine wavuze uti ndamutse mbonye umuntu unyaza, sibyo? Nanyara. Muri abo bose hari uwigeze kunyaza muri bo? Yarahari. Mwese muri bo? Ni umwe muri bo nyine n'uwambyaje. Ngo twabyaranye niwe wabikoze. Mwese ajya kunyaza? No. Nose ni ngombwa ngo mbivuge ibyo nabyo. Ntabwo byamushimisha aramutse abonye ko ndi kubivuga. Mbese Sandrine gerageza utubwire hariya ureba muri kamera, tubwire uti kunyaza abanyaza gutya. Ni amashuri yabyo mfite kuko ntabwo nize mbyigira, nta kintu wabitangarizaho nyine. Ariko muri rusange warabikorewe? Nose uba urumva navuga iki koko? Ari iyo banyaza gutya mu mibonano mpuzabitsina, iyo ngiye kubikora ikintu nkunda, njyewe nkunda umuntu nyine tubanza tukabiganiraho, tukabigenza nyine mu buryo twabyumvikanyemo, ndema numva ari sawa. Wigeze yagusaba ikintu runaka umukora mu gihe mwari mugiye kubikora ukumva ntabwo wagishobora, yari yagusabye iki? Hari ukuntu nyine umuntu ashobora kubwira ngo ubigenze ukundi kuntu kuri diki yiwe, umva ntabwo wabishobora,
ukahita ubikansoringa ukabireka ntago nabikora ntago nabikora kuko ubundi ega hano turi muri Afurika ntago turi muri Amerika. uri muri Amerika no ntago aricyo nshatse gusobanura tu, ariko hari umuco umuntu aba yarakuriyemo n'ahantu umuntu aba yaravukiye, bigatuma yuko nyine hari ukuntu umuntu ava hanze agashaka kwereka indi mico y'ahantu yo hanze kandi utari wishobore utari wibashe, ugahitamo kuvuga ati rero njyewe uwo muco nawo nzi, basi uzajye ku bantu babishoboye bazi n'uwo muco wawe. hari abo waba uzi se babishoboye kubikora iyo mico se y'abanyamahanga? Ntabwo mbizi neza niba bahari, ariko wenda ntabwo babura. Niba se ugeze wanagerageza ngo uvuge uti bikorwa gute, wenda ugerageze. Ntabwo nari nagerageza. Nicyo kintu cyonyine utagerageje muri rusange cyane rwose. ibindi byo waragerageje byose? Ntabwo ari ibindi byose, nta byo nagerageje ariko hari n'ibyo naragerageza. ibindi utagerageje nyuma y'icyo? Hari ibindi bintu nyine bo babihariye umuntu yakora, ariko wowe wumva yuko mu myumvire yawe nk'umuntu uba wumva utashobora utabasha. Sandrine, mbese mu by'ukuri na Sandrine ngo mu buzima bwawe busanzwe ugerageza nko gukora imibonano kangahe wenda nko mu gihe cy'ukwezi? Mu gihe cy'ukwezi se nshobora kubikoramo nka gatatu. Yaba umugabo umwe se cyangwa n'abagabo batandukanye? No, ku mugabo umwe kuko babaye batatu, urumva naba nagiye muri rwa rwego rw'aba bandi nakubwiraga. Ya ese Sandrine, wenda nk'iyo bikora muri izo nshuro 3 ukoresha ubwirinzi kangahe? Izo nshuro zose ubwirinzi buba buri hafi cyane. ese Sandrine, ni urugero biramutse bibaye ngombwa ko umuntu aguha za miliyoni 20 mugahita mumanuka mwimanukira ako kanya, wabyemera? Ntabwo nabyemera. Sandrine urambeshya? Ndi kubeshya kuko ntabwo naba muzi kandi ntabwo naba mwizeye, ubwo se urumva ari nkawe wowe wabyemera? Njyewe ufite 5 buri muntu wese agira imyumvire yiwe tu. Mu mibonano mpuzabitsina iyo ngiye kubikora ikintu nkunda, njyewe nkunda umuntu nyine tubanza tukabiganiraho tukabigenza nyine mu buryo twabyumvikanyemo, ndima numva ari sawa. wigeze yagusaba ikintu runaka umukora mu gihe mwari mugiye kubikora ukumva ntabwo wagishobora, yari yagusaba iki? Hari ukuntu nyine umuntu ashaka kubwira ngo ubigenze ukundi kuntu kuri diki yiwe umva ntabwo wabishobora, ukahita ubikansoringa ukabireka ntabwo nabikora. Ntabwo nabikora kuko ubundi ega hano turi muri Afurika ntabwo turi muri Amerika. uri muri Amerika? No ntabwo aricyo nshatse gusobanura tu, ariko hari umuco umuntu aba yarakuriyemo n'ahantu umuntu aba yaravukiye, bigatuma yuko nyine hari ukuntu umuntu ava hanze agashaka kwereka indi mico y'ahantu yo hanze kandi utari wishobore utari wibashe, ugahitamo kuvuga ati rero njyewe uwo muco nawo nzi, basi uzajye ku bantu babishoboye bazi n'uwo muco wawe. hari abo waba uzi se babishoboye kubikora iyo mico se y'abanyamahanga? Ntabwo mbizi neza niba bahari, ariko wenda ntabwo babura.
niba se ntiwigeze wanagerageza ngo uvuge uti bikorwa gute wenda ugerageze ntabwo nari nagerageza nicyo kintu cyonyine utagerageje muri rusange cyane rwose ibyo ibindi byo waragerageje byose ntabwo ari ibindi byose nta byo nagerageje ariko hari n'ibyo naragerageza ibintu utagerageje nyuma y'icyo hari ibindi bintu nyine bo baba bihariye umuntu yakora ariko wowe wumva yuko mu myumvire yawe nk'umuntu uba wumva utashobora utabasha. Sandrine mbese mu by'ukuri na Sandrine ngo mu buzima bwawe busanzwe ugerageza nko gukora imibonano kangahe wenda nko mu gihe cy'ukwezi? Mu gihe cy'ukwezi se nshobora kubikoramo nka gatatu. Yaba umugabo umwe se cyangwa n'abagabo batandukanye? No, ku mugabo umwe kuko babaye batatu urumva naba nagiye muri rwa rwego rw'aba bandi nakubwiraga. Ya ese Sandrine wenda nk'iyo bikora muri izo nshuro 3 ukoresha ubwirinzi kangahe? Izo nshuro zose ubwirinzi buba buri hafi cyane. Ese Sandrine ni urugero biramutse bibaye ngombwa ko umuntu aguha za miliyoni 20 mugahita mumanuka mwimanukira ako kanya wabyemera? Ntabwo nabyemera. Sandrine wabeshye? Ndi kubeshya kuko ntabwo naba muzi kandi ntabwo naba mwizeye, ubwo se urumva ari nkawe wowe wabyemera? Njyewe ufite 5 numva barenze ni hano umuntu abanza bwa mbere naho nakoze bwa 3. iyo wageze bwa mbere bwo umeze neza. Sandrine none se wenda nko ku batipe ugende nko ku batipe ukavuga uti umutipe ukora akazi neza nko mu bajamba mwahuye abangana gute abameze gute? Aba ari umusore ufite metero 1 na 30, umusore nyine w'igango se ukundesha se uko ndesha nyine mba nshaka ngewe noneho umusore usumba kankorera akazi kose cyane. Rero se wenda n'urugero tugendeye kuri uko wavuga guti ibigaragaza gute buri kwemeza tukavuga guti se navuga nk'ibihe ngendeye kuki hasi se se ntabwo njyambara metero zayo kareka ingufiya no iringaniye fresh aho naribi. ese cyane ukunda kenshi ubukeneye imbere inyuma ngerega mbageneye umuntu nyine w'unkorera akazi akabanza agakora akazi ku mpande 3 akajya no mu imbere. mbese yabanza kuri za mpande 3 ubundi akabona imbere cyangwa abanza imbere aho yabanziriza hose ariko ngewe mba numva nta kibazo yabanzamo imbere agakurikiza ku mpande 3 nta kibazo, yabanza ku mpande 3 agakurikizamo imbere nta kibazo. Sandrine mumeze neza byatari. Sandrine tuvuye kuri ibyo ngibyo ni urugero wenda nk'abamama cyangwa se abakobwa babyariye iwabo uba wenda muri rusange wababwira iki kugeza ubu? nuko nababwira kwiyakira ko n'ubundi nabiba birenze biba birimo byarira mu rugo nuko wabyarira ahandi ariho hose byose ni kimwe. uko wakunda umwana wawe n'ubundi wamubyariye ahandi nuko wamubyarira no mu rugo, ariko gusa ntabwo ndi kubatoza nyine wabyarira mu rugo batabana nyine n'imiryango gusa nyine iyo umwana aje uko aje nyine ugomba kumwakira nta mpamvu yo gukuramo inda nasundi kuki ukuramo inda
nyine kubera iki wumva yuko wakuramo iyo nda niba ari umwana wa mbere atari n'uwa kangahe niba atari n'uwa gatanu ariko wa gatanu we wamukuramo tu uwa gatanu umukuramo ahubwo si ubwo naba namutwise gute reka da rega namenye ibanga hano bimeze neza no aho ubwo haje kuringaniza urubyaro se bimaze iki wifashisha iki kugira ngo udahita utwara iyindi nse ntabwo unapo uyizi ntabwo ujya uyumva se ko nari umukobwa ubu ariko haje na onapo z'abagabo ubu rero njye nagenda tu iyo ugiye urabanza ukajya kagafishi tugiye mu kazi kose iyo ugiye nyine nawe bagufunga uko ubishaka muganga uko yabigukorera umugore n'umugabo bashobora kugenda bakagisha inama muganga akabagira inama y'ukuntu bari bubigenze ubu ese warazigishije umva mbese nose ubwo urumva ni iki cyambuza kugisha inama muganga nta kamenyetso se ufite ngo twerekere wenda uvuga uti dore ikintu muganga yagoreye ntabwo wakabona haba hari utumenyetso twinshi nyine biterwa n'uko wabihisemo hari aho bashyira biterwa n'uko ushaka ko babigukorera hari ibigira ibimenyetso hari n'ibitagira ibimenyetso ubu se nawe ikinini wamenya ko ngenda muri onapo kiba cyizewe cyane se kiba cyizewe neza bitewe n'inama za muganga habigwa gute se habigwa buri munsi habigwa jya kubanywa ibinini uko ukoze imibonano n'umugabo utari uwawe niyo yaba ari uwawe ariko ugomba kukinywa mu masaha atarenze 28 mu gitondo urabyuka ukacyataka tu ndacyataka ni iki cyambuza kucyataka kuko utize ariko no but ntabwo aricyo nkoresha so njyewe ari ukundi kuntu njye mbigenza njyewe nkoresha agakingirizo kandi nari mpamvu kujya muri onapo kandi nkoresha agakingirizo ko ntabwo ndiriwe yo kubyara ko ntabwo mbana n'umugabo njyewe mba mu rugo niyo naba mfite uwo muswitiyati uwo musheri tugomba kwikingira tugakoresha agakingirizo none ni igiki cyatuma njya kunywa ibyo binini cyangwa ibyo bishinge cyangwa ibyo bikibindi Stadri wavuze iby'umukobwa twavuze iby'umukobwa bwiza kuri wa bameze nk'aho gusa urabona njye ndi mubi uri bwiza ariko bereke uri na bwiza nanjye ndasa neza urabibona mfite n'uruhu rwiza ubwiza ugire n'inama yo gushaka umugore wambwira gushaka umukobwa umeze nk'aho cyane ese ubundi kucyo wajya gushaka undi uciyeho keretse wenda niba mfite taye utishimiye ubu imana ni nk'ako kanya ndamutse nkubwiye ngo guhita uza guruka none nose urumva hari ibintu birenze birimo ese ubundi mubaze bane ku bakobwa mujya mukunda gukora harya n'iki ku ma hips ibyo biporo ubundi bimara iki ko kenshi abagabo ngo babikunda murabikunda se niko njya mbibona nk'umukobwa umeze ubuse ngiye ko nta mabuno ngira kutwereke turebe ntarebe ndabyanze njyewe niko nabibereka njye ariko ndaringaniye ni umukobwa muto ndananutse se si ubibona ntabwo tweretse hari hariho akantu kamanutse wow Sandrine gutyo se aho hari ikibazo njyewe gutya hano nta kintu hantwaye iyi ndanabikunda cyane ese bariya baba bafite nini cyane batandukanye n'abafite hatoya nk'abantu batandukaniye wese nta na kimwe gusa nyine ku maso y'abantu uko bareba niho batandukaniye ariko gusa hahandi kwaje ntaho baba batandukaniye ahangaha
ntawe baba batandukaniye uko uriya ufite hahandi ha 4G nk'uko na 3G yamuhereza ya ese ntiwaje ahubwo zigire nka mutipe tu umuha ubuhe buryo si ubundi buriya nabona n'undi mutipe namuhereza nk'uko njya muhara kareka sha sinzi ukuntu nabivuga ni ibintu biri kungora kubivuga ariko gusa mba numva ari byiza sinzi ukuntu nabivuga ese uzi gutwara igare nanarinyonga neza fresh uri rusange urabizi cyane nibyo ebana kuryo n'ababiri wabaheka ego ko nkanaryoza fresh nagute se ubuse nabyerekana gute kandi ntabwo ari godinyonge papi byanze cyangwa ni ukuri nyuma ntegereza igare nguko Sandrine turimo turarangiza ikiganiro kabisa abwira abanyarwanda uti ndi runaka gutya na gutya nkunda uyu n'uyu ndi umutoni wa Sandrine kandi ndabakunda cyane abantu bari gukurikira ni gute Kanima TV Rwanda thank you mwakoze kuza kunganiriza kandi ndabakunda cyane Sandrine ubutaha tuzagaruka kureba narebe nuko murakoze kandi nanjye ndabishimiye muzagaruke rwose kaka appointment wabaye naribi okay thank you so much right mukomeze mukore subscribe share and like thank you so much